Nimba tuzi ko atigeze yihangika uriya musaza reka nongere gusohoza wabyaranye n'umusitari ndimba mbanje kugusohoza nyina wambogo ngera ahangaha buriya nyina wambogo nkabona hamwemera nyina wambogo cyatwiye kujya reka mbaya ako gasitwari kujya gucuza amasede icyango bose nawe wagira ngo yagira ngo aratuba ngo mukodeshe icyumba kimwe cyonyine icyumba icyo gihe cyari 3,000 turagiye dukodesha icyumba kimwe turagiye turaryamye nyambogo ngiye ko nambona ariyambuye ntangera kumwataka ndamukubitira agiye kurangiza numva aravuze arafashe Mbaye ikaze bakunzi ba Big Town TV ndetse na Firdaus Official. Reka nanjye mbasuhuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Ubu ngubu rero muri kubona ko tugiye gukora ikiganiro kiribuze kwa cyaryo niko mbyizeye cyane kuko urabona duhuje abantu babiri mu buryo butunguranye aho duhuje uwo bita Firdaus ndetse na Nzovu. Ikaze mwese. Murakoze cyane. Mumeze neza? Meze bon. Mutangiye mwishimye cyane. Swaga. Nzovu. Meze bite? Shani wane. Ni wane? Ni satu. Urishimye cyane. Nicaranye n'inzovu, nabaganzi yuko zibera mu birunga. Muri parike. Wamenyere kwicarana n'ihene, n'intama n'iki. Adamuye n'inzovu. Intare ndayikura he? Iri kumwe n'inzovu intare nushaka ntwikene usibye ko buri gukubitse uriya mutonzi wayo wahita ugwa ese nyanjotora nicyo kibazo kandi bikora wayishotoye Nzovu uwo mwana muri kumwe mubonye se ndabona ntacyo abaye urukona atari icyuki icyuki aratukura wallahi bazo wamuguha ngo mukundane wabigenza ute ayo mahirwe se nabanyakuye he ko ntarakana keza ayo mahirwe nabanyakuye he ese ko n'ubundi nshaka intare ndashaka inzovu rero ntureba ubundi nubwo bavuga ngo intare ngo ni umwami w'ishyamba inzovu igeze ku nako intare igeze ku nzovu intare nayo ibanza kugira ubwoba ko Nzovu wenda twite tunaganira tuganire sibyo twabatangiye tubafatirana mu kavo reka twiganire sibyo uwo mukobwa rusanzwe umuzi cyangwa n'ubwa mbere mubonye uyu mukobwa ngewe nari sanzwe ndamwumva gutya na gutya ariko ubwo bwa mbere nicaranye nawe wajyaga mwumva iki ngewe muzi gutya nko mu biganiro mu mafilime mu maki sinamaze kuba umusitari usibye ko ari umusitari w'ejo bundi ni umwana kuri twebwe Firdaus nubwa kanga huye na Nzovu ubundi we ahubwo n'ubwa mbere mbonye ko ngiye mubona kenshi nk'ugiye njya wenda nk'ahantu nagiye nko gukora nk'ikiganiro nkamubona ariko nyine we ntabwo yapfa kubinyibuka kubera igihe mba ni nko muri ararume nkabona ndamubonye gutya ari mu biganiro nawe n'abandi banyamakuru ubu mubonye nk'inshuro nk'iya kane ariko nyine wambonye ubwa mbere kuko nibwo tubashije kwicara wenda uretse wenda ko ari inshuro ya kane umubonye ariko wari usanzwe umuzi gutoka zamani Nzovu ngo amaze imyaka myinshi ngo ni umwe mu bantu bamaze imyaka myinshi muri industry myinshi rero mubona ndi mutoya niba mubona kina amafilime ese wajyaga yifuza guhura nawe wapi ubona wahuye n'ibyago twahuye nawe cyakora mu minsi muri ibi bihe nyine apana ibya kera ndi muto muri ibi bihe nyine nibwo numvaga nifuza guhura nawe yicara nawe tukaganira impamvu ashatse ko duhura ubu ngubu amaze gukura yari akiri umwana ubona nka ziriya filime twasohoye filime bwa mbere ndi ahantu nakubaho yo kurwanya igituntu na sida 2006 rero reka icyo gihe tuza guhura afite imyaka 4 kugira ngo mufashe umwana muto yakumva ariko bamaze gukura
nubwo icyo gihe ari umwana none ntabwo nifuje guhora nawe ko amaze gukura nuko nyine numva nifuza kuganira nawe kuri kamera twicarana tugakora n'ikiganiro irimo kurabya indimi ariko Nzovu icyo 2006 urafite nk'imyaka ingahe 2006 reka numve da reka twube 2006 wari umusaza reka ndayikubwira 2006 ubu turi muri 2023 ubwo turabara imyaka 13 mfatiyo nayo mfite ubu nkuraho 13 nifite nka za 30 none muravuga umukobwa ngo ukarabya indimi igihe yari afite imyaka ine afite 30 afite imyaka ine se wari afite 30 muri 2006 urumva ko yari anafite abana banduta afite 30 afite n'abana bakuruta 2006 kuko nashatse umugore 2009 2010 kigiye nta mwana nari mfite ariko nta mwana nari mfite ariko tugiye kubara imibare Firdaus afite imyaka nk'ine ntabwo nari mfite iyo myaka ubona Firdaus ufite imyaka ngo uvugishije ukuri nanjye mvugisha ukuri ntabwo ndimo gutereta ngo ndatereta abana bake bato ngo banyange niyo mpamvu ngiye mvugisha imyaka mfite n'uzankunda ubu ngubu azankundira iyo myaka ufite imyaka ushaka kabiri na gatatu umuntu ushaka ntabwo mu kibana icya mbere Firdaus nuko ufite 20 ntumbwe ko ufite 20 urengeje imyaka ya RIB niyo muri leta yemerewe gusezerana iremewe nawe ntabwo yifite ufite 21 ahubwo imyaka murusha mise nyimenya afite 21 afite 50 ndamurusha imyaka 29 kandi ubona ufite imyaka 50 wowe 50 yuzuye kugeza ubu murusha imyaka 29 Firdaus ubu mbishatse umugore ntabwo twasezeranye ari cyambere n'ubushobozi ubu nawe nakuronga urabufite se ubushobozi ndabubuze se abasitari tubuza amafaranga se Nzovu ufite ubushobozi bwo gushaka uwo mwana ukuri iruhande ubushobozi bwo gushaka unshaka ukananderera abana ufite abana nimba abana reka mbikubwire ngenzi mvugisha ukuri buriya baca umugani bagira bati iyo ukunze umuntu wabyaye mbere y'uko ubanza kumukunda ubanza kumukundira abo yabyaye kugira ngo nawe ahita kwibonamo ndamutse ngushatse n'abana bawe ntabatunga nta kibazo reka tucyandike icyo ni icyambere gishobora gutuma icyo ni icyambere gishobora gutuma ushobora kumukunda se Firdaus umusore usa nka Nzovu aguteresa wamwemera tutabeshye oya cyese nyambere nabona ntabwo wanyemera cyane ntabwo nkunda abajama bagufi umuntu urabona tutareshya ikibazo reka ibaze ko nanjye ndi mugufi ikibazo cyanjye ni amaguru kandi hose twareshya rero hano twareshya no ku buriri twareshya ntabwo ari ibyo n'ubundi sitwashaka usumbye santimetero zingana ubu ntabwo ufite metero 120 ufite metero 140 ufite metero 1 na kangahe umaze ko ngurusha 14 ubwo uzi umuntu ndusha 14 kuri metero mfite uzi ukuntu areshya no uzi umuntu ndusha 14 kudeshya uzomba cyane duhagare twe n'abantu reka duhagare turebe duhagare turebe reka turebe uretse iyo ugiye kureba umuntu asumba umuntu uzi ukuntu bigenza ureba ku rutugu urutugu rwa nyir'urwanza abantu ese Nzovu twimagine ko mukundana muterera ivi turebe wamuterera ivi gute turebe wagiye gutera ivi cyeka mbe ngiye kuri mutangira kuri muterera ritera turi ahantu turebe ahantu namushyikira se Nzovu arabuze reka turebe bagiye gushaka Nzovu munsi y'intebe buriya mva nkubwire cyakora akandi kantu nkunda iyo mbonye umuntu nsumba nshima Imana kuko nanjye ndi mu bantu bagufi ubwo none ugiye kuzaza wirata ngo Nzovu niyo umuntu nsumba hano mu Rwanda wambogo ndamusumba bagakwiye kunkunda rero ahubwo muraberanye nande se muraberanye nakwiteza uriya muntu mugufi Firdaus nanjye ninjye nawe bakubwire Firdaus ni ukuri
sibyo wivuga ngo ntiwakwemera umuntu mugufiya ubwo se nk'urugero reka nanjye nkibaza ikibazo ubu kumbwiye gufite abana umugabo mwabyaranye ntagusumba waka umukobwa ubibona nyine bifite uruhengekero gute se ahubwo kumujama nese ko uwo mugabo we yagiye kukwemera ufite metero imwe na santimetero zingahe ntabwo mbizi bro ufite metero imwe na santimetero nka 60 oya na 60 zirarenga byibuze umuntu mugufi napfa kwenda umuntu areshya nkawe ubwo nawe ko ngiye baranyemeye impamvu mukunze nuko ari afite kamera kamera ntaje ngo ayintereho ikibazo mbengo ni njyewe ingenzi kurusha kamera Nzovu birababaje aranyanze umwana reka mbabwire buriya reka nisungura mukonyine wanjye dufitanye abana mbariwe nigumanira ariko ni ikintu cyiza njye nawe navuze na Nzovu afite abana kandi afite umugore nta mugore ntafite nese wabyaye ute abo bana bane nta mugabo no gushugurika gutya hariya bagitwa ni story ndende amateka maremare ntabwo twayarangiza gupati na mwana w'umutagatifu mana ngiye kugwa mu kabishyu nyanze ibaze ubyaye abana bane ari ukugira gutya nta mugabo ufite nta biki ni babiri waretse nka gusengera Frederic ngewe muri ibyo bintu uri kuvuga buriya ndasengeye Salimu ndi mu bantu Imana yahaye imfura ebyiri abana babiri ubundi imfura imwe ndibaza ko mfite imfura ebyiri ahubwo ufite imfura ebyiri urazifite ugira umwe imfura ebyiri agira imfura reka gitangaje no ngomba kubona ukuntu nsengeye reka mbikubwire njya mvura n'indwara ubwo Imana yamaye ufite gatoya na gakuru none kuki bavuga gakuru na gatoya hari ubanza ubanza zose aba ari imfura kuki babita se bavuga gakuru na gatoya we ntabwo wabisobanukirwa ubundi njyewe ubundi buriya nizi ibijyanye no kubyara impanga warabyize cyaratubeshye ibyo rese barabyiga mu ishuri nese ntabyiga we byo ko wize warazibyaye ndewe se utabyize ubwo uzi noneho uramutse nabimetirije muri Australia uzi noneho hanyuma ndavuga nti biba byiza ikintu wize unagikoze ndagikora Nzovu none gute umbwira ngo Nzovu ntabwo ugiye kuza kubyara impanga Nzovu ndumva ufite ibyo bita kubyara impanga yagiye n'uyu nguyu yaretse se hari ibyo ufite tugahuza none uzi kubyara none impanga y'umuntu mugufi n'umuremure oya icyo gitekerezo nicyo nari ntegereje noneho Nzovu ibintu ahise avuga sibyo wametije ibintu byo kubyara impanga noneho ibibazo byanyu umwana na Nzovu umwe ahita w'umugufi undi akamuremura ari impanga umwe agakurikiza nyina umwe akaba inzobe undi akaba n'igikara no mu bintu bijyanye n'imitekerereze byo maze kwiga abantu bagufi babiri iyo bahuye babyara ibikuri kuko nanjye ndi mugufi noneho Nzovu ni mugufi kurushaho bavuga abajyakuzimu ntabwo bavuga ibikuri ibyo bintu barabihanirwa azanabikatemo babyara abantu bafite ubumuga bw'ubugufi bukabije ubwo noneho bukabije kongereho turamutse dushakanye twabyara abantu bagufiye abana bafite ubugufi bukabije kandi bavugaga ko nsumba nagira ngo niba twabyara ureshya na Nzovu ureshya nawe asa Nzovu umwana wanjye arangira papa w'abana buramuzi ngo ese ni nabwo bwa mbere yambwiye ko afite abana babiri Yesu ntawe nzi Ndimba turamuzi se ese niba byanye na Ndimbati kamusuhuze none se niba bavuga ngo yagusanze gutya ahantu ku muhanda afite imodoka y'inganda aguhariye ifu utagera gute baza no kumufunga ariko bigezeho baramurekura ese Frederic ese wari uri kumamagara ndeka ariko ariko muzi ko nimba tuzwa atigeze yihangika uriya musaza reka nongere gusohoza wabyaranye n'umusitari Ndimba mbanje kugusuhuza ntabyo nari nzi Nzovu twiriranwe
ntabyo nari nzi n'ukuri kugeza n'izi saha burije ariko ibaze ko aba yarimo ambwira ngo aranzi kandi atanzi njyaga mpura n'abantu benshi wahoze umbwira ngo twahuraga kuri ararume turimo gukora ibiganiro kwa Manibo ararume nawe ndi uri mu kiganiro ntabwo nigeze menya ko uri wabyanye na Ndimbati nyuma yo kumva ko ari we ubifashe mu mutwe wari uzi ko uri kumwe n'umuntu ngo urushe ubusitari reka nkubwire nanone impamvu navuga ko na Ndimbati namutanze gukina aba baje nyuma rero ariko Ndimbati ni wa muntu nubaha ni wa muntu ngira gute icyo nanamukundira Ndimbati afana Reyo twagiye kuri match Butare ariko we na Mama Sava duhurira Butare turasuhuzanya bafana Reyo rero kuva ndi kumwe na Firdaus nanjye kugeza ubu mise mukunda rwose yabyanye n'umusitari usikanzemo se kuva nyuma kumenya wari watangiye uzi ko wenda ari umufana cyangwa undi muntu gutya sibyo mbere yuko menye yuko yabyanye na Ndimbati nawe yatangiye ambwira yuko yajyaga mbona nkina tugahura mu biganiro ariko njyewe ntabwo nigeze nishyiramo ko yabyaranye na Ndimbati najyaga numva bavuga ngo Ndimbati yabyaranye n'umukobwa bita Firdaus gukina ariko sinari nzi ko ari uyu nguyu ryanjye rero ryamenyekanye kurusha nyiraryo nese Nzovu wajyaga wifuza guhura n'uwo mukobwa Ndimbati wabyanye na Ndimbati nigeze kubyifuza nkavuga ni gutya hari n'igihe nigeze no kujya mu kabari ka Ndimbati ngira ngo wenda namubonayo ariko narinze mfayo nkamubona wumvaga se nuhura nawe uzamubwira iki ngewe numvaga yuko ese urebye ahubwo wabonaga ari umukobwa ungana gute ngiye numvaga bitewe Ndimbati reba ukuntu angana Ndimbati ni umupapa ni umusaza ufite ibigango ni umusaza ubyibushye Ndimbati ashobora kuba apima nk'ibiro hafi nka 70 birenga kandi ari na muremure ahubwo mbonye Firdaus ukuntu angana gutya ngiye mita ntekereza kandi urebye kiriya gihe babyara bari abana rero n'igihe gishize Firdaus ambwiye ko afite imyaka 21 icyo gihe afite nka 10 natekereza uriya mupapa ukuntu angana na Firdaus ukuntu angana yenda muri iki gihe usibye ko yenda ngewe yanyanze muri iki gihe ngewe byo nubwo nanjye ndi igisaza cy'imyaka 50 ubu ngewe niho nari guhita ngo hashashe ariko kiriya gihe arakira umwana n'ukuri Ndimba turashaka nta mwana ubyara undi mwese Ndimbati rero ahari ubwana haje ubwana wamaze gukura ariko kiriya gihe wari utarakura aya narakuze ubu warakuze guhera ubwo mpita nkura uzi nk'ubu ngubu wakuma nanjye nkakubyaza abana babiri b'impanga umwana mugufi n'umuremure usumba nyina ureshya nka nyina ureshya nka Nzovu ndi muremure mwana we kuva ntusumba Nzovu ese Nzovu nyine mbwira ubona ndi muremure ku myaka 50 yawe uri kumushaka kwisazura kabisa nubwo ndacyari mu imyaka 50 sindasaza ntabwo urasaza so abana bato bajya ku basaza b'imyaka 80 icyambere nuko umukobwa bakuze afite ya myaka y'ubukure nka 21 ese Nzovu wewe ngatubwiye ngo nagakunda abahungu bagufi wowe ukunda abakobwa bameze bate cyo nanjye nk'icyo bivuze ngo ntabwo akunda abahungu bagufi nanjye sinkunda abakobwa umukobwa mureshya ntiwamwemera uko n'umukobwa muremure cyokora nkawe ariko si ukwifuza nubwo wanyanze nanone si ukwifuza uransumba wewe kuko buriya nka nyina wa Mbogo ngera ahangaha buriya nyina wa Mbogo nkabona hamwe nyina wa Mbogo cyatwiye kujya reka mbaya ako gasitwari kujya gucuza amasede icyango bose nawe wagira ngo aratuba ngo mukodeshe icyumba kimwe cyonyine icyumba icyo gihe cyari 3,000 turagiye dukodesha icyumba kimwe turagiye turaryamye Mbogo ngiye ko nambona ariyambuye asigana kakora k'imbere abagiye ko bahaye icyumba kimwe
story itancika nsubirira ubwo icyo gihe urabona nk'uko abasabana baradukunda bari batuguriye byeri ibiki n'ibiki ubwo hari na byeri ebyiri twari twinjiranye mu cyumba tubanza kuzinywa twicaye ku gitanda turazinyweye ubwo tumaze kuzinywa ubwo hakurikiyeho kuryama tugiye kuryama mbona Nyinambogo ariyambuye amaze kwiyambura asigarana akora yonyine abagiye ku rwuriro nako ajya hirya ku nzu ko igitsina gore kijya ku nzu ubundi hano ku ruhande hakajya umugabo ubwo nanjye mazemo akabyeri maze gukanywa mba nanjye ndaryama ariko mbere yo kuryama nitegereje Nyinambogo urabona iyo umuntu asiganye kora ni nk'umubiri gusenda ushobora kuba wenda wambaye ikabutura ipantaro nini cyangwa wambaye ijipo nini itarana igera hirya ntube wapfa kubona amaguru ndebye amaguru ya Nyinambogo mana yo mu ijuru kuko Nyinambogo hari ukuntu bamubaze bamushyiramo tije kandi buriya nanone kugira ngo umukobwa umwibonemo ni ukubona nk'amatako yiwe amaguru yiwe kugira ngo nibura gatangire kademare Nyinambogo mba ndamurebye yega we sha kakabyeri narinywe kahise kanshiramo byagenze bite ntabwo niwe niyambura imyenda nahise uko nari nambaye ipantaro niko we nari nambaye icyo gihe n'umupira nahise ndyama gutya ndyama ku ruhande ndara ndebye hirya sinagize mpindukira ntabwo yakwegereye kwegera nubwo yakunyegera se kari kweguka nta cyiza wabona neza mva nkubaze icyo gihe watekerezaga iki wowe wapangaga iki uretse ko waramubonye nyine warabonye ukuntu ameze ugacika intege wumvaga iryo joro biruze kuba bimeze bitewe na Nyinambogo oya ikibazo yaza nko kugira gutenda ntahite yiyambura ngo asigane kora gusa ahita akakomeza akagumana umwenda yambaye kuko wari munini amaguru sinene yabonye nari kumwerekeza nkasa nk'ukabakaba nkasa nk'uzamura gutya ubwo nkatangira kujya muri muda ariko natangiye mbona amaguru yiwe kahise kagwa neza ndiryamira tubyuka tujya mu kazi kwicuruza amasede ubwo ngubwo nakoreye amafaranga menshi uwo munsi mu masede nahise mfata icyanjye cyumba ku munsi ukurikiyeho nawe araramuke Nzovu ngaho duteye indi sitori yindi yakubabajiraho mu bintu bijyanye nk'ibyo ngibyo indi sitori yindi yakubabaje kuko numva ya Nyinambogo arakubabaje nagiye nanone yambabaje niyo ngiyo nagiye sogeza nanone iyo uvuga yanshimishije yagushimishije rero twagiye yashimishije ngewe nigize n'abantu bita Sodoma hari umukobwa mwiza ariko mwiza ugiti mwiza none ubwo mugurira byeri ariko icyo gihe dutanye kuvugana ari muri ba bantu bagendana ubumuga bwo kutavuga bombi ntabwo bakivuga rya zina wamuguriye byeri mugura n'indi turangije impita njya gufata icyumba cya 3 Sodoma yego ese Sodoma ni igikondo wahuye nawe n'uwo nguwo mwarakundanaga yari yaravukanye ubumuga bwo kutavuga mwarakundanaga ntabwo twakundanaga twagize gutya turakubitana murakubitana mugura byeri yanciye amarenga anyereka ngo kunywa gutya na gutya mugura Primus imaze muha n'indi yari wa mukobwa mwiza ntangiye kumushaka akabyeri kangezemo tuba turagiye mfashe icyumba turagiye ku gitanda ariyambuye nanjye ndiyambuye ntangira kumwataka ndamukubitira agiye kurangiza numva aravuze arafashe se ndimo kwataka ihene nzi ko ndimo kwataka umuntu muremure umuntu gutya na gutya ndimo kwataka ihene nahise muva hejuru twari twavuganye 3,000 mpita nyamujugunya mpita nsohoka nirukanka abantu baza kumbona arimo baragira ngo ndimo kwataka ihene bahita banshyikiriza aribu ko yagize ngo iki yarahebebye gute se urabona umuntu yagiye kurangiza hari ibyishimo biza harimo kugira ngo ndaguha amajerwa harimo kurya amenyo
rwose ndimo kurongora ihene nasohotse nirukana ubwo sinongeye no kongera no kumuvugisha nahise mubura gutyo nanjye mpita ngenda nirukana kugira ngo abashinzwe inyamaswa batamfata ngo ndimo kwataka ihene da yewe story yawe iraho wose ni story ishimishije wari utubese yagushimishije ako arishimishije si wishimye narishimye nose ko nari ndi no mu gikorwa narishimye imbabaje nyanshimishije yakubaje nagushimishije noneho Nzovu niwe mukobwa none wakubabaje mu buzima nyine story yo hari ukuntu wirukanga inyuma y'umukobwa akagukura amafaranga bikarangira n'ubundi atanaguhaye atamaye ngewe wankura amafaranga ntuhe ariko nta oya kereka rimwe yambabaje icyo gihe twakinaga Maître Nzovu bankubita 1,100 bankubita 1,100 njya Sodoma ngeze Sodoma mfatamo 20,20 ngurira bari abantu bita indangamiro ntabwo bakivuga inda bavuga indangamiro ndabaguriye tungora nk'ibihumbi nka 20 kuko banzaniye umwajeti arabikuza biki kuri telefone hari hasigaye nk'ibihumbi 50 na bingahe uko ndimo kubikuza inda imwe bita Media ibonye umubare wanjye wibanga sinzi ukuntu bari abantu babimenya yega we abarambwiye ngo nimutize telefoni ngo yihamagarire umuntu namuheje telefoni aragenda yamaze nk'iminota nk'ibiri amafaranga yose ayohereza abantu angarura telefoni hasigaye nimba ari 7,700 angahe kuko yantwaye nk'amafaranga nk'ibihumbi 49 angahe ubwo anzaniye telefoni agatima karajya se umuntu warebye nibura amafaranga usigaranye kumaze kugura abantu inzoga ugahita witahira mba ninjiye muri telefoni ndebye nsanga amafaranga yayatwaye sefini ndabese ayatwaye nta n'agaturu mfashe ko mbaguye inzoga z'20,20 ndabigenza ubwo ikintu nahise nkora nahise njya kuri ribu y'Igikondo vuba vuba ndagira ndabibabwira bavuga iti aka kanya ntacyo twakumarira jya kure mutse ujye ku cyicaro iremera cya Kimironko baguhe inkuru ukuntu baguhe igipapuro baguhe inkuru ukuntu amafaranga yagiye amugeraho mba nteze moto kuko kuri telefone nsiganye nk'ibihumbi 7 mba nteze moto y'igihumbi ngiremeye bampa impapuro kuko amafaranga yawe yagiye ku mazina ya n'aya barayambwira byanze bikunze ni wa wundi basuye kuri RIB bampaye iki bampaye igipapuro ntanze amazina bari bamaze kuyabona n'innomero ze za telefoni bahise bazibona kuri bya ipapuro nazo bahise bazishyiraho bawuti no nta kibazo turaza kuza kumuhamagara baramuhamagara bamuhamagaye abanza guhakana gute se kandi dore impapuro gutyo gutyo ngenzi we barambwira ati noneho wowe tuzanire abagabo bari bahari uhereza iyo telefone ngiye nkoze kuri za ndangamirwa zindi nagura aya mayoga zirabyanga ati ntabwo dushaka gushinja mugenzi wacu kuba yayagutwaye kuko Nzovu yayagutwaye ariko turamutse tumushinje kandi dukora akazi kamwe yazatumira nabi babanze kujya gushinja ubwo nsubiyeyo barambwira ati nta n'umuntu n'umwe watubonera bongera njya gushaka undi umwe nawe aranga ngeraho ndamwihorera nagumane sinshaka kuzanwa nkora nirukanka ngana kuri burigade amafaranga itanyamurekera gutyo ubwo nawe ni umugore nawe wambabaje ariko Nzovu ushobora kukunda indaya cyane ariko nazikundaga umwaka ushize ariko ubu nazivuyemo ubu sigakunda iki muri uyu mwaka ndashaka gusubirana n'umugore wanjye yego dufitanye abana bane hanyuma kumvira stress ngo ariko nanone Fedawusi atandukanye ntabwo ari indaya ni mama w'abana ni umuntu wiyubashye nuko yavuze ngo ntiyakwemera umuntu mugufiya ariko ubu we aramutse anyemeye noneho ni njye nawe ubwo umugore watumureka ntamureka wowe tugahita duterana igikumwe tugasezerana ikibazo ni uko ntajya nkunda abantu bahungira inshingano ndi na mugufiya uba wahunze inshingano ugatererana umugore n'umwana mu bantu simbakunda n'agahinda reka nsubirane n'umugore wanjye aho ubwo asubirana nawe aho uzaba ukoze igikorwa cyiza rwose none se Nzovu
Firidawo sumvisha story za Nzovu uriya ni nk'inama wamugira ukurikije story ziwe wumvisha nyine ubuzima yiberamo ukuntu ari bugari cyane. ndumva ahubwo yarabiretse arimo afata umwanzuro muzima ahubwo navuga ati courage ku mwanzuro uri gufata oya mu izina rya Yesu ahubwo wicare nimba uzi no gusenga reka mfukame nsenge ukomeze sinzongeye kuva mu nshingano zo gusubira mu ndangamiro mfukame oya si ngombwa waba ugenda uganiriza umugore wawe ariko yanapfukama agasenga nabyo nta kibazo ngasenga twumva ukuntu usenga Nzovu ariko tujye twumva na Nzovu ari gusenga uri gusengera ntabwo ajya asenga naheruka gusenga umwaka ushize Imana ishobora byose toka satani mu muvumo nari mfite wo kujya mu ndaya naraziretse guhera mu mwaka wa 2022 Imana komeza unyiyoborere sinshaka gukomeza kugenda mu kwa shatani kuko shatani niyo itujyana kwa maraya niyo dukoresha ibibi Imana ishobora byose cyokora Imana ikintu ntazagabanya nzazangabanya buke buke umugore wanjye yanga ni inzoga nimba nanywaga norese 3 ubu ndasigara mwe 2 nzave kuri 2 nsigara imwe nta kitwaye n'umugore wanjye imwe arayemera kuko umugore wanjye ni umuroko yarambwiti mugabo mwiza utagiye gusesaguzwa ukazaza ukanywera iwanjye nubwo nanjye nkijijwe ariko akantu kamwe nakakuzana cyangwa n'abana bawe bakakuzanira inzoga imwe Imana ishobora byose nkweretse umugore wanjye ndamukunda umugore wanjye ni umukonyine ni umugore mwiza cyane uhesha Imana icyubahiro Imana ndashaka gusubirana umugore wanjye kandi Imana ndakimuha amen tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Nzovu umugore ni umukonyine se abana mufite ni barebare cyane ni barebare ariko harimo abazaba bagufi aho buke ariko bakazansumbaho gatoya ese Nzovu ikibazo cya nyuma aje kutubwira ngo umugore ni umukonyine ariko yagumye kudutera story zo mu nda cyane urumva nuri umugore n'icyo atandukaniwe n'abandi n'abo bagore bandi ujyamo urabona nakoye ko byose ari shitani ibitera sibyo umugore buriya no gusuzuguza umugore wawe ubundi umugore wawe wakubyariye abaruta na zira maraya inda nta kiza cyazo inda uragenda zikagukora mu mufuka zikakwiba umvisongo wanyibye amafaranga 50 mu yarasigaye bari bamaze kumpemba muri metero Nzovu hamwe nari maze kubaguramo inzoga aranje nayo arayatwara nta kiza cyazo rero zirandaya nubwo ngo zikora amapoze menshi ngo hariyo kumanika amaguru hejuru ngo hariyo guhena hariyo kugira gute wasanga yenda nicyo kintu bagenda baduhendesha ariko ubundi bari abantu ntabwo baruta abo twashatse akenshi kuko umukoresha puridasi ariko umugore wawe washatse wakubyariye ntabwo wamukoresha kiriya kivuna muto cy'ishashi kandi nta kiriya kivuna muto ntabwo gikunda ntabwo ngikunda da ariko kwa Mariya ndagikoresha iyo uzave kwa Mariya usanga umugore atazongera kugikoresha kiriya kivuna muto ndimo kubisabira Imana ndashaka gusubirana n'umugore wawe ariko njye ndashaka no kuzakujyana mu rusengero ugasenga ugakizwa nzakizwa byatangiye Firidausi ubwo mwahuye sibyo byanatangiye ndumva ari guhinduka Nzovu ngaho dusoza agira ikintu ubwira Firidausi nk'umuntu wifuzaga kubona nyine wifuzaga kubona umaze kumva story ye Firidausi inama namujya cyangwa mu biki ndabona nawe yatangiye kwinjira muri sinema nyarwanda mu kanya hari filime turangije twatangiye gukinana yatangiye gukinana n'abamurusha imyaka ijya muri 20 n'ingahe batangiye kumubonera izuba muri sinema nyarwanda namubwira ko udacika intege kandi akazaza yihanganira ibigeragezo yahura nabyo muri filime kugira ngo umusitari nuko ngo role yose bazaguha uzayakira baguhaye role yo kuryama mu buriri witinya baguhaye role uri umugambanyi witinya bashobora no kuzaguha role uri umupolisi ufite pistole ukaba warasa umuntu ntuzatinye kumurasa sibyo ntuzabitinye kandi gukina nabwo uri no mu buriri ntuzatinye gukure uzareka umuntu akorakoreho nabyo nta kibazo sibyo wihangane niwo uzagenda
uzamuka muri sinema nyarwanda, haba gukina mu mvura. Natwe muri Metero Nzovu twakinaga mu mvura, mu byondo, bakaba baguterura bakaguta muri metero zingahe mu byondo. Ibyo byose ukabyihanganira kugira ngo urenge mu busitani. Humura, nkatwe bakuru tuba tukugira inama ibiki n'ibiki, kandi nubwo nawe uri umwana uri mukuru uri mukuru nanjye ndi mukuru, nta kibazo. Ngaho Imana ikomeze iturinde, igire gute, ibyo tuba dukora Imana izagerageza ibidufashemo. Sawa, murakoze cyane. Murakoze cyane mwese murabikurikiye. Tuboneyeho gushimira abadukurikirana East Africa yose baradukurikirana, i Burundi, muri Tanzania. Mbone gusuhuza abarundi n'inshuti zacu, mbone gusuhuza abanyarwanda bari muri Amerika, bari muri Australia, bari muri Canada. Ibi byose kugira ngo tubeho tubikesha bo, kandi bazaze bahaha baronke rwose, bakomeze bakurikirane Big Town, bakanda akazogera, bakora share, comment n'ibindi n'ibindi. Bye bye. Na Firdaus Official kutayivuga se? Na Firdaus Official reka nyivugiye, mukore subscribe wangu. Sawa sawa, murakoze.